kose jumiyambaza juyoboka Yesu mwumvire rwose shaka gutungana tuzi umutima tegereza ibyiza wihutiraho. Ese ashimwe Isahimbazwe. kanizere ko bameze neza ndetse n'abandi ko bameze neza. Imana ishimwe yuko yakomeje kuturinda ihabwa icyubahiro. Amen. Tugarutse kwiga dukomereza hano twari twagejeje ubushize. Mbere ko dutangira murabona ko dufite abandi bantu katubakire bivuga amazina noneho duhita dutangira. Turahera kuri wowe. Amazina nitwa Emi Nshimiye. Uwiteka duhana umugisha. Amen. Nanjye amazina nitwa Espe. Nishimiye kubana namwe. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Amen. Nanjye amazina yanjye ni Eritien Mutunzi. Yesu akomeze kuduhana umugisha. Amen. Turabakiriye rero Imana ibahereze umugisha. Tugiye gutangiza indirimbo harya kangahe? 38. Kadutangize indirimbo ya 38 ivuga ngo unambe ku Mana ntuyimure. Unambe ku Mana ntuyimure, bona nuterwa n'impagarara, uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'ibyaha, dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga, nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Ndambira ukuri jya wihangana, komeza ubutwari no kwizera, rutaraduha kuganziriza muri iyi si y'igomero, dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga, nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere y'Imana. Nambira ukuri birakwiriye, we kurambirwa uzagororerwa, rutare niwe duha amahoro, tumaze gutsinda ibyago, dukomerera kuri Kristo rutare, niwe
tuzaba amahoro tugeze imbere y'Imana. kadusabe dusengere. Twicishe bugufi dusenge. Uwiteka Mana nzima, turagushimye kandi turaguhimbaje. Dushimye ko dukunda turi abanyabyaha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Uwiteka Mwami Mana, tuje muri iyi nzu, tuje kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo ntaba ari twe ahubwo aba ari Mwuka Wera wawe udufasha kugira ngo dusobanukirwe n'ibyo tugiye kwiga, ndetse n'abazakurikirana iki cyigisho kizabakore ku mitima kandi kibafashe kugira ngo ubwo uzabugarutse tuzagusanganire twishimye. Amen. Nakomeza ubane natwe kandi nitugera ku musozo w'iki kiganiro amahoro turushe guhimbaza ubuntu bwawe, ibyo musabye nize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ahantu twagarutse tubonanye mu hirya n'ino ukuntu ibyo byarangiye n'ubundi asubiyeyo. Ubu rero twari tugeze kuri bwenge bw'isi, aho bavuga ngo ibyo bikiri aho umukristo yagendaga wenyine yiteguye umugabo bagiye guhura. bahuriye mu mayira abiri. Uwo bahuye yitwaga Bwenge bw'isi, yari atuye mu mudugudu witwa Bwenge bwa Kamere, umudugudu ukomeye cyane uhereranye n'uwo mukristo yavuyemo. Uwo mugabo abonye mukristo asa n'umuzi, kuko ibyo kuva mu mudugudu kwe witwa Rimbukiro byari byaramamaye cyane, atari mu mudugudu wabo gusa n'ahandi byari uko. Nuko Bwenge bw'isi amukekeshwa no kubona agenda aremerewe no kumva asuhuza umutima aniha. Nicyo cyatumye abanza kumubaza ati, wa mugabo we urajya he uremerewe utyo? Mukristo aramusubiza ati, ndaremerewe koko, nta wundusha umubabaro, kandi umbajije uti urajya he? Ndajya kuri ririya rembo nerekeye, kuko ariho nabwiwe yuko ariho bazambwiririza ibinturuye umutwaro uremereye. Bwenge bw'isi aramubaza ati, mbese ufite umugore n'abana? Mukristo aramusubiza ati, ndabafite, ariko sinkibasha kubishimira nka mbere, kuko nanijwe no kuremererwa n'uyu mutwaro, ngira ngo meze nk'utabafite. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 29. Bwenge bw'isi aramubaza ati, nakugira inama wanyumvira? Mukristo ati, ibaye nziza nakumvira, kuko nshaka cyane kugirwa inama nziza. Bwenge bw'isi ati, inama yanjye ni iyi: tebuka cyane wururutse umutwaro wawe, kuko utazashyitsa umutima mu nda utaragenza utyo. Kandi utaragenza utyo ntiwabasha kwishimira imigisha Imana yaguhaye. Mukristo ati, icyo nicyo nshaka, gukurwaho uyu mutwaro uremereye, ariko ubwanjye simbasha kuwururutsa mu mugongo. Nicyo gitumye njya iyo ngiyo, kugira ngo nkukurweho nk'uko nkubwiye. Bwenge bw'isi ati, ninde wakubwiye ko ariyo nzira ukwiriye kunyuramo kugira ngo ukurweho umutwaro wawe? Mukristo ati, ni umugabo nibwiye ko ari umunyacyubahiro ukomeye cyane, ndamwibutse, yitwa Mubwirizabutumwa. Bwenge bw'isi ati, inama yakugiriye ni mbi. Mu isi nta nzira ihwanyije gutera ubwoba n'imiruho niyo yakohereje kunyuramo. Nawe numwumvira uzabona ko ariko biri. Ahangaha tubonye yuko Mukristo yakomeje urugendo, none aza guhura na Bwenge bw'isi. Uwo Bwenge bw'isi yari atuye mu mudugudu wa Kamere. Bwenge bwa Kamere bivuze ngo uyu Bwenge bw'isi mbese yari atuye ahangaha ku isi, ariko nyine mu imbere afite kamere, afite ibindi bintu, mbese ntabwo we yarakurikiza iby'Imana isaba.
umudugudu yari arimo wari uwa kamere, ariko we akagaragaza ko nyine afite ubwenge burushijeho ubwo mukristo yari afite. Ikindi yaramubwiye ati inzira bari kukoherezamo urayisobanukiwe, kibaye wakamenya ibintu wahuriyemo nabyo ntago wayinyuramo. gusa wenda ikindi twakongeraho hano batubwiye ko umudugudu bwenge bw'isi yari atuyemo witwaga bwenge bwa kamere, wari umudugudu ukomeye cyane uhereranye n'uwo mukristo yavuyemo. bivuze ngo mukristo twabonye ko umudugudu yari atuyemo witwaga umudugudu w'irimbukiro. Hanyuma bwenge bw'isi we agatura mu mudugudu witwa bwenge bwa kamere. bivuze ngo bwenge bwa kamere, uyu mudugudu ni umudugudu utuwemo n'abantu bafite ubwenge bwa kamere. Ubwenge bwa kamere hano bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ni ba bantu bagaragara ko ari beza, ni ba bantu bagaragaraho ingeso nziza, inyangamugayo. Wa mukristo ushobora kubona ukavuga ati rwose uyu ni umukristo kuko afite ubwenge bwa kamere. Nyamara ugerageje nyine kuba wamuganiriza kugira ngo wumve inama atanga ku bijyanye n'ubwo bukristo bwe, usanga nta handi zerekeye. Ntago ari inama ziva ku Mana, cyangwa se ahantu aherereye, cyangwa se umudugudu atuyemo, abawutuyemo ni abantu bumva ko bo ubwabo bihagije. Niyo mpamvu mukristo yari atuye mu mudugudu witwa Rimbukiro. Bishatse kuvuga ko abantu batuye mu mudugudu mukristo yari atuyemo bo igihe kiragira bakisobanukirwa yuko ari abanyabyaha ndetse bo gucirwaho iteka. Ariko abatuye mu mudugudu witwa bwenge bwa kamere bo bumva ko bihagije ubwabo, bumva ko kuririmba, bumva ko kubwiriza ndetse no gufasha abandi bihagije. Kariyo nzira izabageza ku gakiza, ariko rwose baba bishuka cyane. Ikindi kuri ubu bwenge bwa kamere, ikintu twabuvugaho ni uko butandukanye n'ubu bwenge wabona umuntu yaragiye kwiga amashuri yaraminuje, buriya bashobora kuvuga ngo ni ubwenge bw'isi, ariko actually biratandukanye, kuko buriya nyine ni ubwenge bw'umuntu yagiye kwiga arashakisha, ariko uyu nguyu we ni ubwenge bumurimo indani bwo yishakishiriza. Ibyo akora abikora ntaho yabyize, ntaho yabibonye, ahubwo bimurimo, biri muri kamere ye nyine nk'uko bisobanutse hano ngo ubwenge bwa kamere, ariko kugira ngo agaragaze ko ari umukristo. Ariko ubwo bukristo ni ubukristo bupfuye. Yego. Noneho ahangaha barakomeje baravuga ngo nanone mbonye yuko ugiriyemo ibyago, kuko mbonye wivurunze mu isayo gahinda gasaze. Ariko iyo sayo ni itangiro ry'ibyago biza kubanyura muri iyo nzira. Nyumvira, dore ndi umusaza nkuruta ubukuru. Mu nzira unyuramo uzasangamo imiruho n'umubabaro n'inzara n'ibyago no kwambara ubusa no gucumitwa inkota. Uzasangamo n'intare n'ibiyoka n'umwijima n'urupfu, ntuzabura kurusangamo. Ibyo byose ni iby'ukuri koko, abantu benshi barabihamya. None ni iki gitumye utebuka utyo kwiyicisha kumvira umushyitsi? Ahangaha uyu bwenge bw'isi iwe yari yararebye ya nzira yumva atashobora kuyinyuramo. Yarebye ukuntu bavuga ngo inzira ijya mu ijuru ni irembo rifunganye, iwe yarabirebye abona nyine ibi byose yari ari kumubwira ko birimo. Nageramo azahora n'ibibazo, azahoramo n'ibiyoka n'ibindi bintu. Noneho we iwe kumva ko ashaka kumugira inama, mbese ni nko guca inzira y'ubusamo kugira ngo agereyo vuba, akumva ko ashobora kumurangira inzira ntarinde yajya guca aho ngaho ngo anyure mu bigeragezo. Kandi guca mu bigeragezo nk'umukristo ni ikintu gituma umuntu akura. Iyo uciye mu bigeragezo ugenda usobanukirwa cyane Imana iyo ariyo, noneho bigatuma ugenda uyisobanukirwa, noneho no kwizera kwawe kugakura. Ariko ahangaha yari ari gushaka kumwereka inzira ashobora gucamo, ibyo byose adahuriyemo nabyo.
noneho hano baravuga ngo umukristo ati uyu mutwaro mpetse urusha ibyo byose uvuze kuntera ubwoba. Yesu ashimwe. Ahangaha tubona ko umukristo yari afite kwizera gukomeye, ikindi yari afite icyo ashaka, yari asobanukiwe ikintu yari afite w'ibyaha wari umuremereye cyane, inzira yari bunyuremo igoye. Noneho yumva ko aho kugira ngo ace mu nzira y'ubusama, ahubwo uwo mutwaro wowe wenyine urusha ibyo byose imbaraga. None ahangaha baravuga ngo nawukurwaho ibyo byo mu nzira biribazwa. Bwenge bw'isati watangiye ute kuwugira? Mukristo ati nawe utangijwe no gusoma iki gitabo mfite mu ntoki. Bwenge bw'isati nanjye niko nakekaga, bikubiyeho nk'uko biba no ku bandi benshi badakomeye, bishyira mu byo badashobora kugeraho, bakagwa mu mibabaro, bagahagarika umutima nkawe. Uko guhagarika umutima ntikubakuramo ubugabo gusa nk'uko mbonye yuko ubukuweho, ariko gutuma birukira kwigerezaho kugira ngo bahabwe ibyo batazi. Mukristo ati ariko njyeweho nzi icyo nshaka, ni ugukurwaho uyu mutwaro uremereye. Bwenge bw'isati ariko ni iki gituma ushaka kuwukurirwaho muri iyo nzira irimo ibyago byinshi? Wakwihanganira kunyumva nakubwiriza uburyo wabona icyo ushaka udatewe n'ibyago ugiye kwisanganiza, kandi ako gakiza kari hafi. Nuko mu cyimbo cy'ibyo byago uzabona amahoro menshi no kugubwa neza. Mukristo ati ndakwinginze ungire iyo nama. Bwenge bw'isati dore muri biriya birorero ahitwa ingeso nziza harimo umugabo witwa mwikirisha amategeko. Ni umunyabwenge bwinshi wubahwa cyane, azi neza gukura imitwaro ku bantu nk'uwo uhetse uwo. Kandi ubwanjye nzi neza yuko yafashije benshi bameze batyo, kandi azi no kuvura abasajijwe n'imitwaro yabo. Wajya aho ari ntiwabura gufashwa vuba. Inzu ye ntiri kure, ni nk'urugendo rw'igice gito cy'isaha, kandi yaba atariyo afite umuhungu mwiza witwa Mvugo Nziza, ahwanije na se gukora uwo murimo. Aho niho uri bukurirweho uwo mutwaro. Kandi waba udashaka gusubira mu mudugudu wavuyemo, nanjye sinshaka ko usubirayo. Nuko uzatumire umugore wawe n'abana bawe mubane muri uwo mudugudu. Hariyo amazu arimo ubusa, waguramo imwe watanga bike. Ibyo kurya byaho ni byiza kandi bigurwa igiciro gito. Abantu muzaturana ni abanyangeso nziza, bazakubaha bituma urushaho kugubwa neza. Hagira umuntu ugira ikintu avuga kuri aya magambo. Ariko rero ahangaha wenda bagarutse ku mugore we n'abana be, bintera kwibaza akamaro k'iki gitabo ni ako kugira ngo buri wese yisuzume amenye aho ari n'aho ahagaze. Ese kugira ngo dukore urugendo rwacu rw'ubukristo bisaba gusiga umugore n'abana kugira ngo urukomeze neza batazakubera ibigusha? Iki ni ikibazo. Yego. Inyemye yavuga ko tugomba gusiga byose, ariko nanone ntabwo bikuyeho ko ari uwo mugore wawe n'abana bawe utazababazwa. So rero ugomba gukora uko ushoboye, ariko bidakuyeho ko mu gihe ubona bo bafite intege nkeya ugomba gukomeza, kuko imbere y'Imana iyo izabakubaza, ariko nanone ku ruhande rwawe n'ubundi ikindi kintu azabazwa ibyo nta muntu uzajyana n'undi. Nta mugore uzajyana umwana, nta n'umugabo uzajyana umugore, buri muntu azagenda ku giti cye. Ikindi kintu navuga kuri icyo kibazo utubajije ni uko nyine n'ubundi muri iki gitabo gisohoza n'ubundi birimo
kuko hari aho tuzagera aho umukristo agera ku ntuze ahantu yagombaga guturirwa umutwaro barangije baramubaza ati se umugore wawe n'abana bawe barihe none bivuze ngo ese muri rwa rugendo rwa Kristo wagize ni izihe mbuto wabereye kugira ngo nabo barebe yuko bagukurikiza bakurikira urugendo rurimo ese muri icyo gihe bumvaga batari kukumva wigeze ubasengera ese wigeze uberera imbuto ku buryo mu mico yawe yo yonyine igira ikintu babwiriza byose tuzabisanga muri kino gitabo gusa hari icyo nshaka kongeraho ubundi muri iki gitabo cy'umugenzi uhera mu bice bibanza mu rugendo rwa mukristo kugeza n'aha tugeze iyo bavuze umugore n'abana twe guhita tubyumva nyine mu buryo bw'ibigaragara mu gihe cya Yohana Bunyan John Bunyan mwanditsi w'iki gitabo ngo mu gihe cye umuntu wabaga ufite umugore ndetse n'abana yarubahwaga cyane yabaga afite nyine icyubahiro kirenze nibyo bamwubahiraga cyane kurusha ibindi byose niyo mpamvu hano byakunze kugaruka cyane batwereka aho umukristo yagiye yinginga umugore n'abana bakanga kumwumvira hanyuma akabasiga akagenda muri make mu murimo wo gutsindishirizwa k'umunyabyaha Imana ifata cya cyubahiro umuntu afite urumva umuryango kuba umuntu afite umuryango akaba ari byo bamwubahira cyane akumva nawe ubwe afite icyubahiro kirenze ibyo byose ndetse n'ibindi byinshi umuntu ashobora kuba afite ibya mirenga ubutunzi n'ibindi bituma yumva ko ari umunyacyubahiro kadashobora kujya imbere y'Imana ibyo byose Imana ibihindura ubusa ifata icyo cyubahiro ngo ikakimanura ikakigeza hasi mu mukungugu ngo yarangiza ngo igakorera ibyo umuntu ubwo atashobora kwikorera muri make gusiga umugore n'abana ni ukwiyambura icyubahiro kwa mukristo niyo mpamvu hano ageze hano kwa bwenge bw'isi arimo kumugira inama yo kujya kwamwikirisha amategeko wenda reka nsome aya magambo kuko birimo kandi azi no kuvura abasajijwe n'imitwaro yabo wajyaho ari ntiwabura gufashwa vuba inzu ye ntiri kure ni nk'urugendo rw'igice gito cy'isaha kandi yaba atari afite umuhungu witwa Mvugo Nziza ahwanije na se gukora uwo murimo aho nashakaga aho niho ribukurirweho uwo mutwaro kandi waba udashaka gusubira mu mudugudu wavuyemo umudugudu rimbukiro waba udashaka gusubira mu byaha muri make mu dukubo banditse ngo nanjye sinshaka gusubirayo ubwo ni bwenge bw'isi nuko uzatumire umugore wawe n'abana bawe uzatumire umugore wawe n'abana bawe mubane muri uwo mudugudu hariyo amazu arimo ubusa waguramo imwe watanga bike ibyo kurya byaho ni byiza kandi bigurwa igiciro gito abantu muzaturana ni abanyangeso nziza bazakubaha bitume urushaho kugubwa neza muri make kubera ko inzira bwenge bw'isi yari arimo kumurangira ntirimo agakiza ntirimo umusaraba ntirimo guhishurirwa ibyaha yari arimo kumubwira ati urashobora gukurikiza amategeko y'Imana hatabayeho kwihana ibyaha kandi rwose byashoboka bwenge bw'isi yanageze haramubwira ati ngewe iyi nzira nyimazemo imyaka myinshi ndi umusaza muri make iyo dushaka gukurikiza amategeko y'Imana hatabanje kwihana ibyaha cya cyubahiro twari dufite turi mu byaha ntago kiba ari ubusa cyangwa se twumva tugikeneye cya cyubahiro twari dufite ba bantu twagendanaga tuzakomeza kujyana nabo ariko dukomeze tujijisha Imana ati turi mu nzira yawe kandi Imana rwose itubona ikatubona nk'abayobye
bivuze ngo umugore n'abana ni icyubahiro umukristo yari afite, yiyambuye akemera kugenda nk'uko n'Imana irimo kureba abantu bose bo ku isi, ntibarebera rimwe, ibona umuntu ku giti cye. Yesu twese turebera icyarimwe. Icyo nshaka kuvuga, ishaka umuntu ku giti cye kugira ngo ibone uko imugenderera, cyangwa se kugira ngo ibone uko imukiza. umuntu ku isi nk'aho ari we wenyine uyiriho. Yes, cyane. Akandi kantu gatoya, urumva ko yamubwiye ngo ndi umusaza kandi iyi nzira nanjye nagize gute nayinyuzemo. Ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari umusaza, yego nibyo kumvira umuntu ukuruta, ariko ntago abaturuta bose ariko bagira gute batubwira ibitugirira umumaro cyangwa batubwiza ukuri. Ubwo rero ashobora gusazira mu itorero adakijijwe. Rero urumva yuko yagerageje gukurikiza, wenda nubwo tutarabigeraho, yagerageje gukurikiza inzira ye kuko yagendeye ko ari umusaza akaba ari na mukuru akaba yaranayinyuzemo, bikaza kumugiraho ingaruka cyane. n'ubundi biri hano hepfo baravuze ngo umukristo yumvise ibyo amara akanya ashidikanya, maze yemera kumwumvira yibwiye ati niba uyavuze ukuri nagira ubwenge nakurikiza inama angiriye. Maze aramubaza ati inzira ijya ku uwo muntu mwiza irihe? Bwenge bw'isi aramwereka ati nturebe uriya musozi muremure. Mukristo ati ndawubonye. Katuvuga akantu gato tunagarukiriza ahangaha ikintu kirimo ni uko nyine Mukristo yaje guhura n'abantu bamuyobye. Mu by'ukuri iwe yari afite umutwaro, yari amaze gusobanukirwa n'icyo ahanganye nacyo, yari amaze gusobanukirwa ko afite umutwaro ahetse, ariko haza umuntu ashaka kumukura muri iyo inzira yari yarangiwe, undi ashaka kumubwira uburyo ki iyo nzira yayicamo, ahubwo yamurangira iyindi, noneho akaba ari yanyuramo wa mutwaro akawutura vuba. Noneho aricyo kintu yamubwiye ngo hari imvugo nziza, hari mwikirisha amategeko na ngeso nziza. Bivuze ngo ni kwa kundi ukuntu umuntu ashobora kuzaga kubwira ati ugomba gukurikiza amategeko, amategeko yose ukayubahiriza ntuyice. Noneho ikindi ukaba uri umuntu nyine ukagaragara nk'umukristo inyuma, abantu bose bakubona bakabona uri umukristo kuko wubahiriza ayo mategeko, ariko nyamara mw'imbere kuko ari wowe, mbese babyita kwihangira gukiranuka, kuko ari wowe wabyishakiye uvuga ngo abantu baze kumbona ko ndi inyangamugayo bitewe n'umurimo mfite mu itorero, cyangwa se hari ikindi kintu nkora, ntihagire umuntu ubona wenda ko nibye, ko natukanye, ukagira imvugo nziza, ukagira imyitwarire myiza, ariko mw'imbere mu mutima atari ko bimeze, utizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ikindi atari ushaka yuko akuyobora, noneho ba bantu waba utari kumwe nabo ukabasha gukora ibyaha byo mu rwihisho kubera ko uzi yuko nta muntu uri kukureba. Noneho ikindi, mbese ukajya ugaragaza ko koko ubana n'Imana, kandi nyamara ibyo ngibyo nta hantu bizakugeza, kuko dushobora kwiyoberanya mu maso y'abantu, ariko imbere y'Imana, Imana iradusoma neza, iba iri kureba umuntu uwo ari we. Ari nabyo navuze ngo ushobora kwikirisha ayo mategeko ukagira izo ngeso nziza, ariko uko byagenda kose, kuko duhanganye nawe ni Satani, kandi afite ubutware, azi n'ubwenge, n'ibyanditswe yarabyize, kubera ko nawe aba ari kukureba bizamworohera kugira ngo agere ahantu agutegera. Nagera ahantu agutegera uzasanga kubera ko mu mibereho yawe ugaragara ko uri umuntu mwiza kuko ukurikiza amategeko, nuramuka wishe itegeko rimwe uzayobya abantu benshi, kubera ko bose bazaba bakureberaho bazi yuko nyine kukiranutse, noneho bituma abantu benshi bagwa. Ibyo rero bishobora nyine dushobora kugera, baravuze ngo hari amagambo nkunda gusubiramo ngo abantu benshi baziringira ko bazajya mu ijuru mpaka Yesu agarutse. Kubera iki? Kubera kwishakira gukiranuka, ukumva yuko uri umukristo, ariko nyamara ku Mana atari ko bimeze, nta rukundo ufite muri wowe. Imana ikurebye ikagushaka ikakubura, kuko urumva uragenda imbere y'abantu ntiburi kwigaragariza, ariko ntushobora kujya imbere y'Imana ngo usenge. Imana ntishobora kukubona ngo ikuganirize, ahubwo wowe ukigumira muri bya bindi, imyaka igashira indi ikaza. Nk'uku nguku
waje kumurangira bwenge bw'isi yavuze ko abisaziyemo amaze igihe kirekire abirimo, ari nako nyine bigaragara yuko asobanukiwe inzira, ariko nyamara inzira yari azi yari iy'ubusamu, yayindi yo kwikirisha kugira ngo agaragare mu bantu, no kugira ngo n'abantu bajya bamubona bamukuremo inama. kuko ahangaha byarangiye mu Kristo aguye mu mutego we kubera ko yari amazemo igihe kirekire. aba ari byo nyine ari nabyo mvuze ngo ushobora kuba hari abantu bagufatiraho urugero warangiza ukayobya abantu benshi. So rero ahangaha ikintu tugomba kwigiramo, tugomba kureka kwikirisha amategeko mu bintu bya mbere tugomba gushaka. Ntidushake ngo gukurikiza amategeko 10, ahubwo tugashaka Yesu Kristo n'umutima wacu wose, tugashaka ukuntu twakunda Kristo, kuko nitumukunda bya bintu dushaka kureka ya mategeko dushaka kubahiriza bizatworohera, kuko no mu gihe abantu badahari tuzabikora tuzi yuko turi kubikora kubera Kristo atari kubera abantu. Sinzi ko hari ikindi kintu mwakongeraho. Ubwo katugarukiriza ahangaha tuzakomeza. Ahangaha dusanze ko nyine twari tugezeho mu Kristo yari yemeye kuyoba, ariko tuzakomeza turebe ukuntu byagenze, niba aho hantu yarahavuye cyangwa se ukuntu byagenze. Katuririmbe indirimbo ya 28. Noneho turasaba Elite dusengere, ivuga ngo shaka gutungana. Indirimbo nayo irimo amagambo meza y'ukuntu dushobora gutsinda urugamba turiho. Niyo mpamvu nyine nitunayiririmba tuyitekerezaho, kuko ari cyo kintu kizatubashisha gutsinda. Shaka gutungana, jy'uhora usenga, bana n'Uwiteka ujye umwumvira, jy'ukunda abakristo, fasha abarembye, ntujye na hato gushakirwe. Shaka gutungana, hagomye benshi, horana na Yesu mu rwiherero, numwitegereza uzaba nkawe, bose bazamenya kumeze nkawe. Shaka gutungana, akuyobore, cyitonde imbere ye, ntugire ibyago, ukumera kose jy'umwiyambaza, jy'uyoboka Yesu, mwumvire rwose. Shaka gutungana, tuze umutima, tegereza ibyiza, wihutiraho, jya umvira umwuka, gwiza urukundo, uzatunganira kuba mu ijuru.
dusenge. Data udukunda, nanone twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, ubiherwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye uyu mwanya waduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe. Tugushimiye ko uduhuguye binyuze muri iki gitabo cy'umugenzi. Tumaze kwiga ibya bwenge bw'isi. Data, natwe ubwacu aho twabaye nka ba bwenge bw'isi utubabarire. Byumvikane ko hari aho tugera tugatanga inama zitari inama nzima, tukayobya abantu bakisanga mu nzira ngari twavukiyemo twese kandi bifuzaga kwivamo, hanyuma bagatangira inzira yegereranyijwe n'irembo rifunganye. Data, aho twatangiriye abantu bashaka kwinjira, turakwinginze ngo utubabarire. Data, turakwinginze kugira ngo udusukire mwuka wawe wera, aduhumura amaso, dutangire turebe, dusobanukirwe, uduhe ubwenge bw'ijuru, kugira ngo nitujya tunahura na ba bwenge bw'isi bo mu buryo butandukanye, ujye uduha guhagarara dushikamye, dukomeze urugendo, twe kuyoba, kandi turakwinginze kugira ngo uduhe kukwisunga, kuko ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nitugukurikira ntago tuzayoba. Data, turakwinginze kugira ngo umanukire muri twe, uduhishurire ubunyacyaha bwacu, uduhe kwihana kugira ngo uture muri twe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.